abandi ubu bari gukorera amafaranga, wowe waje utwaye abagenzi uravuga ngo ngiye guparika nanjye nsenga. Ngiye kugusengera Imana iguha icyerekezo. Tumutunga ibiganza tuvuge ngo Imana imuha icyerekezo. Wemera abahanuzi siko babaho? Ndabyemera. Mota kuva uyu munsi Imana irambwiye ngo le pisa noti de malgayi, igukuyeho gukorera abandi ugiye kwikorera. De la sotida la pita shadite le mosika hato odita lasi. Ndabona moto utwara atari yewe mota, utwarira abandi. Imana igiye kuguhereza moto yawe. Beka dutere haleluya. Kabiri, Imana igiye kuguhereza ikibanza muri uyu mujyi wa Kigali. Uwiteka rirahiriye agiye kuguhereza ikibanza. Icara muri iyo ntebe, icara aho ngaho. Wirira ngiye kugusengera Imana moto. Ngo Hamani ngo arangize yikomanga mu gituza. Aravuga ngo abayuda neneho bagomba gupfa itegeko twarisinye. Ndagira nkubwire ngo abantu bari gukomanga mu gituza bavuga ngo ibyo bakugambiriye birashitse, Imana igiye guhaguruka, igiye kuba mwaza. Imana igiye guhaguruka, abagambiriye kugukoza isoni Imana nibigiye gukoza isoni birahinduka. Ngo abayuda bari babica abanzi ba. Herezo muri kiganza ubwire ngo hari igitondo bigiye guhinduka. Hari igitondo bigiye guhinduka mu izina rya Bibiliya yatubwiye ngo birahinduka. Ngo abayuda bari babica abanzi babo, abategereje kuseba bigiye kurangira ari bo basebye, abategereje kumwara bigiye kurangira ari bo bamwa. Imana irambwiye ngo ni wakorera Imana. Mbonye Imana igiye kuguhuza n'umuntu udasanzwe, kandi uyu muntu agiye guturuka hanze, uzamugiriraho umugisha. Mbonye uyu muntu Onesike agiye kuzaza, uzaba umuhujwe n'undi mugabo, kandi uwo muntu azaza ari umuzungu. Nabonaga uwo mugabo, uwo muzungu amubwira ngo ko nkeneye umuntu uzajya unkorera imodoka. Nabonaga uri munsi y'ibyuma urimo urakanika. Ukora iki? Yenda umukanishi. Itegura Imana ije kugukorera igitangaza. Katuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Biravuga ngo birahinduka. Hamani yikomanga mu gituza. Hari abari kwikomanga mu gituza bavuga ngo twaramuroza agiye gupfa. Hari abari kwikomanga mu gituza bavuga ngo agiye kumwara. Biravuga ngo imigambi yabo ntabwo izahama, nta nubwo izasohora. Yica imigambi, yica kura. Duhereze Imana icyubahiro. Icyubahiro ni cyawe Yesu. Imana yica imigambi, yica kura, kugira ngo idasoza imirimo yazo. Barizo umuntu ngo nta migambi Imana yishe. Niko nta migambi Imana yishe y'abanzi bawe. Imana irabareka bagategura ibyo bategura, bakajya muri Uganda bakazana uburozi, bakajya inama yo kukwica, bagera finali Imana ikica imigambi yabo. Turashimira Imana ko imigambi y'abanzi bacu itazasohora. Niba hari abantu bahomba cyane, ni umwanzi ukugwanya. Niba hari abantu bahomba, ni umurozi ukuroga. Agurisha isambu ye bakamuha amafaranga 800 akajya kugura uburozi ngo uzapfa. Mu gitondo ukamudepasa ujya mu kazi umubwira ngo ndacyariho ndahumeka. Imigambi yabo ntabwo izahama, kandi ntabwo izagira gute, izasohora. Migambi y'abanzi bawe ntabwo izasohora. Nukuri ko bimeze. Migambi y'abakuvugana. Ndibutsa buri muntu wese ko afite abanzi uri hano. Nukuri Ngira umuntu muri kwe ngo nta bantu bakureba bakakugirira ishari wowe. Ubatwaye iki? Kubera iki bakugirira ishari? Hamani yari umuntu udasanzwe, yarakomeye. Ngo ariko ngo arebe Morodekayi, atangira kumugirira ishari. Abizi neza ko Morodekayi azakomera. Impamvu abantu bakubonera umwanya wo kukugwanya, babizi neza kuzakomera.
impamvu abantu babona umwanya wo kukuroga babizi neza kuzabakirana. Impamvu abantu babona umwanya wo kukuroga babizi neza kuzubaka uruko rwiza, ariko imigambi yawe. Hari ikintu cy'imirima. Icyambere nuko iminsi abantu baguhaye yo kumwara Imana yayigutambukijemo amahoro utamwara. Hari abantu bagiye baguhereza iminsi, arubatse ntazarumaramo imyaka 5, none uyu munsi urabyaye uruzi ukurusha. Arubatse agiye i Kigali azandagara, bagiye baduhereza iminsi tutazarenga, Imana ikagenda yivunja imyaka yo kurama. Imigambi abantu bakwifuriza mibi, Imana igivunjamo imigambi myiza. Kandi reka nkubwire, ngiri wa muntu muri Kongo, uko byagenda kose inzozi zawe zizasohora. Nokuri. Uko byagenda kose inzozi zawe zizasohora. Bazigwanye cyangwa bazishyigikire, niyo bamwe bazigwanya, Imana izahagurutsa abandi bagomba gushyigikira icyo Imana yakuvuze. Uko wabigenza kose ntuzanezeza bose. Songa mbere tu. Ngiri wa muntu muri Kongo, uko wabigenza ntuzanezeza bose. Wowe komeza inzozi zawe. Witinda wisobanura ngo abantu bakwemere, witinda wisobanura ngo abantu bagushyigikire. Ceceka, inzozi zawe nizishika. Abazigwanyije bazaza kuziramira, abavuze ko zitazasohora umunsi Imana yazishohoje bazayoboka Imana yawe. Haleluya, 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 haleluya. Si ngombwa ko abantu bose bashyigikira inzozi zawe. Kandi nkwibutsa ko nta kintu wakora ngo unezeze umuntu. Urabyibuha ngo umeze nk'ingurube, wananuka ngo bajya bakuziritse, wabigikara ngo bwira uwo muntu muri Kongo, komeza inzozi zawe, wikwita ku magambo abantu bakuvuga. Komeza inzozi zawe, wikwita ku magambo abakuvuga bavuga. Yego. Rafiki niwe waririmbye, haravuga ngo Bayuda turi kumwe nabo, no mu nzu y'Imana turi nabo, muri karitsiye turi nabo. Ngira umuntu muri Kongo, ahantu hose ugenda barahari, abantu bose ugenda barahari abanzi bawe. Ariko ndashimira Imana, turamburira Imana amaboko. Haleluya, 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 haleluya. Kankubwire, iyo uri mu kigeragezo jye wicecekera. Iyo wisobanuye abakuvuga babona ibyo bakuvuga, n'abatabizi bakamenya situation uhagazemo. Ngira umuntu muri Kongo, jya uceceka mu kibazo, Imana nigutabara bizasobanuka. Muri iyo miraba uhagazemo, ceceka wivuze induru. Aho ngaho barimo baraguseka bavuga ngo Imana yawe ugiye kumwarana nayo, ceceka wisakuza. Hari igitondo Imana izabwira bakumwaje ngo nimuze murebe uburyo ntabara nta muntu mbajije. Ndashimira Imana ko igitabara nta muntu ibajije. Kandi Imana icyo gikundira ntabwo yumva amabwire. Imana ntiyumva ngo barakuvuze, igiza muri karitsiye ikirebera. Kandi reka mbabwire, iyo Imana igiye kugutabara, hari abantu banza guhuma amaso bakazakanguka wageze mu masezerano, kubera ko bakanuye amaso baguhitana. Gira uwo muntu muri Kongo, hari ibintu Imana igiye gukubura bizagaruka mu nzira wayitambutsemo amahoro. Abadashaka ko wubaka ni benshi, abadashaka kubyara ni benshi, abadashaka kujya mu mahanga ni benshi. Imana ibasinzirize bazakanguka ugeze mu masezerano yawe. Abo ngabo bakugwanya, Imana ibasinzirize bazakanguka winjiye muri gakondo yawe. Haleluya. Wowe ntujye uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kukura abiringiye abantu. Imana ibahumugisha. Umva, babiringira
bakabakoza bakoze isoni wowe wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze habwa ikuzo Mana wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni habwa ikuzo Mana ukomeze isezerano ugeze ibihumbi Mana ntumeze nk'abantu kandi ntukora nk'abantu. kadutere haleluya haleluya Imana yacu ntihemuka Imana ntihemuka ukuri barizo umuntu muri kumwe ngo waba warabonye Imana ho gatoya waba warabonye Imana ho gato niko Imana warayibonye bavuga ngo ntabwo uzabyara ukabyara bavuga ngo ntabwo uzubaka ukubaka bavuga ngo ntabwo uzigika kwigisha ababonye Imana tuyiramburira amaboko icyubahiro ni cyawe Yesu twagiye tubona Imana Imana yarayibonye hashimwe Imana itareba nk'uko abantu bareba ndumva ijwi rimbwira ngo humura ni wowe ugezweho humura ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho nawe ugiye kuba igitaramo ku musozi utuyeho bagiye kuvuga imirimo y'Imana igukoreye bagiye kuvuga ngo cya kintu cyari kigoranye iragikoze haribo keremoshiyata ako numva uyu munsi ndi bwahanura Imana yacu ntabwo isaza ngo tuvuge ngo izasaza idashohoye icyo yavuganye natwe Imana yacu ntabwo igwara diyabete ngo tuvuge ngo izagwara n'isohoza icyo yavuganye nawe Imana yacu ntabwo igwara kanseri ngo tuvuge ngo izaremba n'ibisohoze irindi ijambo yavuze ikarinda n'uwo yaribwiye imyaka ibihumbi Imana irindi ijambo yavuze Imana iraririmba umva hagarara ukomere aho ngaho uri kunyura Imana iri kuhakuremera ubuhamya uzahereza abacogoye mu rugendo ngiri uwo muntu muri kumwe ngo biriya byose wanyuzemo ni amateka uzahereza abanyuze muri biriya bihe bagacogora bagacumurira muri biriya bihe wowe wari umaze iminsi ubabaye Imana irakwibutse hereza muri kiganza umuririmbira ako karirimbo wowe wari umaze iminsi